bwa bucuruzi bwanjye nazaga nkora ko ntazaga nkora intego n'amafaranga nazaga kazigama rero uko Imana y'umujuru guhumurisha tuyonge Asari he ziri muri kiriya kwa muri hasi nta kibazo abantu bake basigara bakurikirana kino gikorwa twese ntitwanyuze turagushimiye ko murinzi imyaka yose agasiga umuryango ugana gutya kuko twawumvise ibyo n'ibyishimo byo mu isi n'ibyishimo byacu. Ubu nyine rero turi hano dusezerana nawe, turagusaba ngo ubu burira ruhukiyeho uhamurindire n'ubundi arindiriye ampanda umunsi uzavuga kuko ari uzatubanziriza twese. Abagihe bavuga tukiriho duhagaze none ntawe uzamutanga. Bana n'uyu murambo, bana n'ubu butaka bumwakiriye, aharuhukire neza kandi uhumurize abavandimwe bose ahakomoka hose, umuryango wose uhumurize. Bisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Reka badufashe kumanura bibiri. Murakoze cyane, ngira ngo gusezera ushyiramo indabo tuhagarikiye aho. Reka tuza gusaba umukuru w'umuryango araza gusenga tuje gusoza, agiye kudufasha gushyiraho indabo, hanyuma ntabwo twarinda kugira ngo baze gusoza, baraza kubikora gutya. Igihe gito nkazabona Yesu, nibwo nzabandukanye n'ibyaha, zaba mbumbatiwe mu maboko ye. Ziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Ziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo umubabaro utwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu.
igihe gito ukazabona Yesu, nibwo nzabandukanye n'ibyaha, zaba mbumbatiwe mu maboko ye. Imana izana amashimwe, abaye umucyo ubona kwiteka, ziko mu ijuru atawumwijima, abaye umucyo ubona kwiteka. Noneho ntacyo cy'umubabaro utwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu, ubwo ngifite kubabazwa mu isi, mw'ijuru ntabwo umubabaro. Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuririmbyi avuze neza, aravuze ngo Imana izahanagura amarira. Amen. Mubona ko abantu bagize agahinda cyane, kandi naratangaye n'urupfu. Urupfu ni igitangaza. Urupfu rujya rwijira mu nda y'umubyeyi rugakuramo umwana rukamujyana, mama wagasiga forumire zarwo ntiwabona. Ariko rero twongeye kubaha pole, ndetse n'umuryango wa Zedonas babuze umwuzukuru wabo. Burya umuntu waba umuntu umunsi Imana yahamije kuko yasamwe. Yeremiya yigeze kubyandika aravuga ngo warandondoye uramenya ngo nkiri urusoro mu nda ya mama, umpitamo uravuga ngo nzakubera umukwe. Haleluya. Uriya nawe yari umuntu Imana yemwe, kandi uriya munsi nawe tuzamusanga. Amen. Turabahumurije rero. Ariko mbere yuko dutangira, reka nsaba abashumba mwegere hano. Uze mwegere hano niko kwiza. Yego. Uyu ni umwanya w'abashumba, muze mwegera hano. Reka dusabe Pasa Mitabu kuva Kenya, dushyire amaboko y'Imana mbere yuko dutangira. Mana imbaraga n'ubutware, Mana y'inyamaboko, tugushimiye kubw'uyu munsi, tugushimiye kuko ari isezerano ryawe. Aho Pawulo yabivuze mu Efeso, mu Bakorinto, aravuga ngo niwe muganura, Kristo niwe muganura w'abapfu. Natwe twizeye kuko ababyeyi bacu badusize n'abana bacu n'abandi bose, Kristo niwe wabaye umuganura w'abapfu. Rero igitondo kimwe umunsi umwe tuzababona, kuko dufite ibyo byiringiro biri ku mitima yacu. Turasaba ihumure rero kuri uyu muryango wabuze uyu mubyeyi uyu mwanya, kugira ngo tugiye kurambika uyu mubiri ahangaha agiye kuruhukira. Rero ari mu gituza cyawe, turasaba ihumure ryawe Mana, kandi turasaba ihumure rivuye kuri wowe, rivuye mu ijambo ryawe. Amagambo yacu arazi, ariko ijambo ryawe niryo humure rihumuriza muri iki gikombe. Dawidi yaciyemo aravuga ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya, inshyimbo yawe n'inkoni yawe birahumuriza. Kandi ihumure rero, kandi duheze kwihangana, duheze ibyiringiro yuko umunsi umwe tuzababona mu bwami bw'Imana. Mu izina ryawe Kadusome ijambo ry'Imana, ntabwo turi butinde. Akomeje kuvuga amagambo menshi kandi ahumuriza. Ndizera ko abantu bahumuriza. Kandi buryo iyo tuvuga ntabwo tuba turimo kubwira uyu mubiri urambitse aha mirimo yiwe. Twebwe abapentekosti aricyo twemera gitandukanye n'andi madini, bagira n'igihe cyo gusengera abatashe sala ya kuombea wafu. Ariko twebwe uko tujya tuvuga ko Bibiliya twizera itubwira, iratubwira kuko nyuma yo gupfa nta mirimo nta migambi. Ko muranyumva yemwe? Nyuma yo gupfa nta mirimo nta migambi. Nushaka kuzaba mu ijuru ryawe, bikorere ugifite ubwenge, bikorere ugikora, bikore ugitekereza. Haleluya. Hari ukuntu Satani yafashe ubwenge bw'abantu arabuyobya, nuko niko ajya akora, akakubwira ko igihe kigihari, nuko niko azadushuka, akatubwira ngo igihe kiracyari kirekire, uzihana, uzirega.
ariko rero umwanya wawe no ejo sahawe naho abandi. Haleluya. Kadusome ijambo Yohana 11:25 aravuze ngo Yesu aramusubiza ati nije kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Aramusubiza ati ye databuja, nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Amen. Nongeye gutanga mbore ku mupapa wabuze umudamu we, ntanze mbore ku bana, inshuti n'abavandimwe, itorero ndetse n'imiryango. Twongeye kubabwira ngo nimuhumure kandi mukomere, kirusha byose mugire ibyiringiro kuko umubyeyi tuzamuha. Amen. Ubundi kandi ndabakiriye iyi ni ntambwe ngira ngo igera ku ya gatatu, kuko habanje iyitorero hakurikiza umuryango. Uyu rero tugeze ku nkombe, twebwe naha turi bugaruke. Haleluya. Naha niho turi bugaruke. Hanyuma ya mirimo Bibiliya ije tubwira hariya banadusomeye mu Byahishuwe 14 ku murongo wa 13, haravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka nawe ngo arikiriza ngo ye ngo baruhuke imihate ya. Haleluya. Ariko kandi ngo imirimo ya ngo ijyane nabo. Inshuti n'abavandimwe muzehe bashakanye, bakira abasore, bakundanye, abana bari bakunze mama wabo, oya ahandi bikunda kuko bajana, ntabwo bishoboka. Ariko imirimo uyu mukecuru yakoze iyo iramuherekeje. Haleluya. Iramuherekeje n'ukuri, bari kumwe kandi n'uriya munsi tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Ngiyo iyazahemberwa, iyi ni Imana izamuhera amakamba, kandi ngo hari amakamba abakozi b'Imana bazamba tutavikwa taje. Musirikare yakoze neza, akihangana ku rugamba, akitwara neza, iyo atabarutse akava ku rugamba yarakoze neza, azaza agahembwa, kandi igihembo cyabo hari ipeta azayambikwa imubwira ngo witwaye neza ku rugamba. Natwe rero uru ni urugamba turiho. Yobu yarabivuze, aravuga ngo ku gice cya 7 ngo iyo umuntu ari mu isi, iyo umuntu akiri mu isi, ngo bameze nk'ufashe igihe mu ntambara, abari ku rugamba bahanga. Amen. Ndabakiriye rero mwebwe batabaye, kandi biradukwiye, kuko ejo nawe uzakenera abantu nibo bazagutabara. Uyu mwanditsi simbivugaho cyane, iki ni ikiganiro cyabaye hagati ya Yesu na Mariya ndetse na Marita, ariko cyane bakigiranye na Marita. Bari bafite musaza wabo. Bibiliya ndizivuga iby'ababyeyi. Musaza wabo ngo ararwara, ngo batuma kuri Yesu, ariko ngo bamutumyeho Yesu ndi yashokaza. Haleluya. Muzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Ngo yari yarayazuye akana kayayi, ngo akazure, yasanze abantu bahaye barira, abantu ngo baravuga ngo kari kara. Ntabwo yari yapfuye, yari yaguye muri koma, ntacyo yakoze. Noneho Yesu ngo abimenye, ngo arasibira ageza ku munsi wa 4. Ngo agejeje ku munsi wa 4, ngo abwira abigishwa biwe ngo tugende, inshuti yacu Lazaro ngo arasinziriye. Abigishwa tese nimba asinziriye hari ikibazo, ntazakanguka. Yesu arababwira ati turagenda. Baramubwira ngo ejo bendaga kuguterera amabuye Yerusalemu, none urashaka gusubirayo kandi? Arababwira ngo ugenda ku manywa ndasita. Amen. Uri kumwe na Kristo ndajya sita. Haleluya. Baragenda, ariko ngo araberurira ngo arababwira ngo Lazaro yarapfuye. Abigishwa baravuga toke nimba ari uko rero tugende, nimba ari ugufata uzapfare nawe. Agezeyo rero ngo asanga Lazaro agize iminsi 4 mu. Uyu mushiki wiwe ngo yumvise amakuru kuko Yesu aje, ngo ariruka cyane ngo aramusanganira. Ngo aramubwira ngo se mwigisha, niki cyatumye utatwitayeho ko twari tuzi kuri inshuti yacu ukaba n'inshuti ya Lazaro, kubera iki wadutereranye? Amen. Bagiranye ikiganiro kirekire, ariko reka ngere hano nshatse kuvuga Yesu ngo byageze ahamubwira ngo ni jewe, hari amakuru utaramenya Marita. Haleluya. Hari amakuru utazi, ningiye kuza uyu murimo kuganira, ningiye kuzuka, unyizera azongera beho. Marita toke ndabizi ko ibyo naje narabyize, nabaye mu birenge byawe,
ndabizi kuko uyu nabazazuka uriya munsi aramubwira ngo hoya uyu munsi ni wize uri bubona gakiza ariko amubwira n'ikindi kintu aramubwira ngo hano hepfo ku murongo wa 26 aravuga ngo kandi umuntu wese ukiriho unyize ntazapfiteka mu gitondo twavuze inkomoko z'urupfu ariko ubundi haba imfuzi ibiri hariho runo aho ubugingo butandukana n'umubiri umwuka utandukana n'umubiri hakaba n'urundi rupfu umuntu apfa ahagaze